igihugu cyacu twese abana b'abanyarwanda twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi turiyubaka twubaka urwatubyaye n'ubwibyo byago byadushegeshe tukanababazwa cyane duharanire ko bitazongera kubaho ukundi uko izuba ritari tubira ni nk'umucyo uva ku mana ugiye kumurikira Rwanda murakoze cyane. Iyi ndirimbo iri kuri YouTube wakandikamo Uwiringiyimana Enoch official muri ibi bihe byo kwibuka ukayisangiza n'abandi banyarwanda. Imana ibaho umugisha dukomeze kwibuka. Nakoze Enoch ku butumwa atanze kandi mu ndirimbo dukomeze twibuke kandi twiyubaka. Nagira ngo rero aka kanya ntumire uhagarariye ibuka murakoze mwaramutse ibuke twiyubaka. Twibuke twiyubaka. Anjye uhagaze hano nitwa Jean d'Amour, ni umuturage wo muri Rukingo, unacamana na RPF Inkotanyi uri mu mudugudu wa Rukingo, ariko ngiye kuvuga uhagarariye umuryango ibuka muri uyu mwanya. Umuryango ibuka bashimira by'umwihariko wanza gufata umugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, tubihanganisha kandi tubabwira ngo mukomere. Dufite igihugu cyiza, aho bakuye baracyahari kandi babifuriza dufite Imana iburangaje muri ubuyobozi bwiza bubaho yuko umuyobozi mukuru ni Imana. Burya rero ubuyobozi bwacu buhagarewe n'Imana. Buriya twavuga yuko mu gihe cya jenoside ubuyobozi bwari buriho nta Mana bwari bufite, kuri Imana yari yagiye
ntabwo Imana igenda ariko bari bateye amatwi bari bayafunitse bagakumva Imana. Iyo mpamvu jenoside ibaye bigaruka rero gushimira leta y'u Rwanda yahaye agaciro abanyarwanda bitabye Imana ya jenoside mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, tugafata umwanya nk'uyu nguyu tukicara twese tugafata twumva ibiganiro tugasubiza amatwi inyuma mu cyahise tugatekereza uko igihugu cyacu kigomba gutera imbere tuvuye muri ya moko nk'uko pasiteri waza twigisha uko yagiye ahantu akavuga ngo naririmba indirimbo ya gihugu, nta ndirimbo ya gihugu ibaho, nta ndirimbo y'igitutsi ibaho, nta ndirimbo y'igipfu ibaho, indirimbo turirimba twese ndirimba ndi umunyarwanda, sibyo? Iyo ndirimbo intero yacu ndi umunyarwanda, tukava mu bidutandukanya tukareba ibiduteza imbere. Ndishimira rero ko igihugu cyacu kirimo kirateza imbere cyane urubyiruko cyane kugira ngo ruvimuze rutekereze cyane kurusha ibitekerezo ababyeyi bacu bagize bibi cyane, twe tubirengeho tubumwe cyane nk'abajene nk'urubyiruko. Turashimira buri umwe wese wageze aha ngaha witabiriye bino biganiro kugira ngo dutekereze icyaduteza imbere, ariko ntabwo twabura kureba ku ruhande rundi. Mu bihugu duhana imbibi bifitemo iyo ngengabitekerezo ya jenoside, nubwo natwe muri twebwe mu banyarwanda ntabwo yari yashira, iracyarimo, ariko uyifite tumugire inama, tumwegere, tumubwire ngo iyo ngengabitekerezo yikureho. Mu myaka 31 ishize umuntu ugifite ingengabitekerezo, umuntu ukishyira mu mwana we araciriritse, niko twabivuga, niko abanyamujyi tuvuga, sibyo? Umuntu waciriritse buriya, umuntu ukireba undi muri angle y'amazuru n'ibindi byose byadutanya abaciriritse. Ariko nitwirengagize ko dufite ibihugu uko pasiteri arimo arabyigisha, bari abantu bakoze jenoside inyagahinika ku kigo cy'amasuku, ahambere asubira inyuma, ngezeyo ngunda gutanga ubuhamya, sanga Imana bahumugisha inkotanyi ziri mu nzu yanjye, zirimo naho sha inkotanyi ni hatari, baza amakuru yanjye yose, bamenya amakuru yanjye yose, mpageze ntangiye kwisobanura ngo wikisobanura ibyawe byose turabizi, ngwino jya mu nzu nta kibazo dufitanye nawe. Umva zone terikwazi ngo niyo makiriro y'abanyarwanda. Mana ikomeze umugisha abasirikare bacu bahagarariwe na nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame. Ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu karere, muri Nyakanga 1994 FPR inkotanyi imaze gutsinda urugamba rwo guhagarika jenoside, abategetse muri leta yakoze jenoside n'inzego z'leta, abenshi muri bo bahungiye muri Tanzania no mu cyahoze ari Zaire, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, babifashijwemo n'ingabo z'Ubufaransa. Inkambi ziswe iz'impunzi bazihinduye izikorerwamo ibikorwa bya gisirikari bagamije gutera u Rwanda, batangira kugaba ibitero mu Rwanda kugera mu mpera za 1994. Muri izo nkambi kandi ex-FARC n'intera hamwe bari barafashe bugwate impunzi z'abanyarwanda bari bazirimo, babizeza ko ari bo bazazicyura mu gihe bazaba batsinze urugamba. Izozi zitarizo zitagize naho zigera, zitagize naho zigera. Ntabwo byari byoroshye kubahamagarira benshi. Ndibuka ndahinyaganika nayo buri ishuri ryisumbuye, abakuru muri mwe murabizi, hari radio yitwa Gatashya. Iyo radio yavugaga amakuru menshi, ngiye kumva numva nanjye baramvuze ngo nive mu cyo gihugu, ngo kuko nindavayo ngo bazaza ngo nanjye banyice. Hari amaze gikeya bakuri isenya ibikorwa remezo nk'inyubako za leta, amashuri, ibitaro, amavuriro, insengero n'ibindi. Intambara y'abacengezi
yarangijwe nuko ingabo z'u Rwanda zafatanije n'abaturage zinesha abacengezi maze amahoro agaruka mu bice byari byagizwe indiri yabo. Amena. Y'ukuri kw'Imana. Amina. Ni Imana y'umwe. Ko yarabashoboje irabakore ntabwo byari byoroshye. Igihugu cyari mu icuraburindi, ntabwo byari bimeze neza. Ikwirakwira ry'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere, jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda imaze guhagarikwa, Exfar n'interahamwe bashinze umutwe witwa ALIR, Armée de Libération du Rwanda, wari ufite umugambi wo gutera no kwigarurira u Rwanda ngo bakomeze umugambi wabo wa jenoside. Hanyuma uyu mutwe wahinduye izina mu 2000 witwa FDLR, Force Démocratique de Libération du Rwanda, waranzwe no kugaba ibitero mu Rwanda mu bice bitandukanye. Ibyo turabizi, babitubwira mu makuru bose, nta utabizi. Kuva muri 1998 leta ya Kongo iyobowe na Laurent Désiré Kabila imaze gucana umubano n'u Rwanda, yafatanije n'uyu mutwe biyemeza kurwanya u Rwanda. Uyu mubano hagati ya leta ya Kongo na FDLR warakomeje kugeza uyu munsi, kandi niko ingengabitekerezo ya jenoside ikomeza gukwirakwizwa muri Kongo, bigirwamo uruhari n'ubuyobozi mu nzego nkuru za leta y'iki gihugu. Bahamagarira abanyekongo guhosha abanzi, guhasha abanzi babo bita para abatutsi. Bituma kwica abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo no mu ntara ya Kivu amajyaruguru, ibice byambuwe u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, no muri Kivu y'amajyepfo mu misozi y'Iminembwe utuwe n'abanyekongo b'abanyamurenge bahatuye kuva kera kugeza ubu. Mubyumva ku makuru ibibazo bihari, uko abantu bari kwicwa, uko abantu bari gutotezwa. Aho n'umunyapolitike ariko numvishe n'umugore wa nyina wa Kabila nyina wa Kisekedi avuga ngo bavuga igiswahili bose babica umubyeyi. Ni ibigaragara yuko ni ukuri ibihe turimo bikomeye, kandi abo bavuga ibiswahili hamwe n'abanyarwanda n'abo abatutsi abo bose nibabica. Abasenga bikeneye guseka, ariko Imana ikuzi kuma amasengesho yacu. Kuva mu 1994 hagabwe ibitero byinshi ku Rwanda, byica abanyarwanda batari bake, bisenya ibikorwa remezo, gusahura abaturage no kwangiza inzu zabo. Tariki 29 z'ukwa 10 1996 Exfar n'interahamwe bagabye ibitero ku Rwanda mu mujyi wa Rusizi, bikomeretsa benshi, abandi bahasiga ubuzima. Ibi byabaye intandaro y'uko u Rwanda rwinjira mu butaka bwa Kongo rugamije gusenya inkambi z'impunzi zakoreshwaga nk'ibigo bya gisirikare bya Exfar n'interahamwe. Hari hagamijwe kandi guhagarika ibikorwa bya Exfar byari bigamije kubungabanya umutekano w'u Rwanda no kuburizamo ubufasha igihugu cya Zaire n'igisirikare cyabo bahaga ingabo za Exfar. Icyo gihe impunzi zirenga miliyoni zacuwe mu Rwanda izidashaka gutaha, ndetse na Exfar n'interahamwe bahungira mu mashyamba ya Kongo. Tariki 22 z'ukwa 8 1997 na tariki 11 z'ukwa 12 1997 Ali yagabye ibitero bibiri mu majyaruguru y'u Rwanda, imudende ku nkambi z'impunzi z'abatutsi b'abanyekongo bari barahunze ubwicanyi nk'ubwo muri Kongo, hapfa impunzi zirenga 1000.
ziganjemo abana n'abagore. Ubwicanyi bwarakomeje mu burengerazuba no mu majyaruguru y'u Rwanda, kuko ku ya 19 z'ukwa mbere 1998 bisi yatwaraga abakozi bo muri Burarirwa yatwiswe na ari abagera kuri 74 barahagwa. Hanabaye kandi n'ubwicanyi bw'abana b'Inyange. Ayo mateka murayazi. Muri 2012 ibisasu byarasiwe Igoma na FRDC, ingabo za Kongo, byaguye ku karere ka Rubavu muri uwo mwaka, kandi FRDC na FDLR bagabye igitero mu murenge wa Busasamana, akarere ka Rubavu, bikurikirana n'igitero cy'abarwanyi bagera ku 150 ba FDLR bambaye impuzankano za FARDC, bagabye ahitwa hariya muri Rubavu. Mu mwaka wa 2018 tugenda twegera ibi turimo na 2019 2022 umutwe wa MRCD FRN wagabye ibitero Inyamata Inyabimata mu karere ka Nyaruguru no mu ishyamba rya Nyungwe, bahitana abanyarwanda batari bake. Tariki 19 Werurwe 2022 FRDC na FDLR barashe ibisasu mu murenge wa Kinigi, akarere ka Musanze, bikomeretsa abaturage bikangiza n'imitungo yabo. Tariki 23 Gicurasi 2022 igitero cy'ibisasu cyaturutse muri FDC cyaguye mu karere ka Rubavu, intara y'Uburengerazuba, gikomeretsa abaturage, kinangiza ibikorwa remezo. Tariki ya 10 Kamena 2022 FRDC na FDLR barashe ibisasu mu turere twa Musanze na Burera, bikomeretsa abaturage, binateza umwuka mubi. Tariki ya 12 Ukwakira 2024 leta ya Kongo yongeye gukaza igisirikare hafi y'umupaka w'u Rwanda, ishyiraho ibikoresho bikomeye n'utudege kw'intambara. Muri Mutarama 2025 ejo bundi ingabo za FRDC na FDLR barashe ibisasu byinshi mu Rwanda, bitana abagera kuri 16, bakomeretsa 177 n'inzu nyinshi zirangirika. Yabaye ubuyobozi bwacu bureba kure pe, bureba kure murukumva icyo ushatse kuvuga. Biriya bisasu byinshi bateraga, uburyo habayeho ubwirinzi bukomeye. Iyo nganirana niwanjye muhira boresha ijambo ryo kuri gato, barasaga ibisasu, hanyuma gahunda y'u Rwanda yashyizeho ikarigata ibyo bisasu byabo. Bamwe ntibari kubyumva. Ni ibisasu byavaga muri Kongo bishaka gusimbura Rubavu rwose, Gisenyi yose, ariko leta y'u Rwanda ishaka ubwirinzi, irateganya umwuka w'Imana, bakorera bati mushibwiriza aha ngaha kuko on ne sait jamais, hari ihana muri Kongo harapfa ishyano, nuko babirasa none byari bibashize kubwiriza, bikarigata ibyo bisasu bwe muri Kongo bigafata gusa. Uretse n'abantu bake y'ibyo bisasu bitabaho, n'ukuri byagombaga kurenza bari abantu tuvuze haruguru. Abantu 147 nibo bakomeretse, bariya bagera kuri 16 nibo bapfuye. Bitari ibyo hatabaye ubwo burinzi, abantu benshi baba barapfuye. Nyuma y'ifatwa ry'umuji wa Goma, General Gakwerere Ezekiel, umwe mu bayobozi ba FDLR wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, yafatiwe Goma ashyikirizwa u Rwanda. Iyi ni indi gihamya y'imikoranire ikomeje hagati ya leta ya Kongo na FDLR. U Rwanda rwakomeje kugaragariza umuryango w'abibumbye n'amahanga yose ibibazo bibangamiye umutekano warwo, birimo ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukwirakwizwa mu karere, ubushotoranyi bubangamiye umutekano warwo, ndetse n'ibikorwa bya jenoside mu karere bishyigikiwe na bamwe mu bayobozi mu bihugu bituranye narwo. Ikurangiza
abanyarwanda duhagarariwe n'ubuyobozi bwacu duhora dusenyera uko bukeye n'uko bwije bwiyemeje guhora budushishikariza kugira ngo twibuke jenoside yakorewe abatutsi nk'amateka ashaririye yaranze igihugu. Dukwiriye kwigiraho kugira ngo adufashe kurwanya no gukumira ingengabitekerezo y'urwango n'amacakubiri yasenye uyu muryango nyarwanda. Ni ikibazo gikomeye, iyo udafatanije nabo ushobora no kubuzira. Manza ari hano n'ubundi nayivuze cyangwa se n'ahandi ho natanze ibiganiro muri icyo gihe cya jenoside. Nagiye kubona mbona kamyoneti y'imibiri y'abatutsi bayizanye ku muryango wanjye. Duha amafaranga, turabizi nta gufatanya nawe, ntabwo uri kumwe natwe. Niba utaduhaye amafaranga iyi mibiri yose tugiye kwirunda ku muryango wawe. Kuri n'abana bari kureba barahahabuka. Hari hashize icyumweru itangazo ritambutse kuri radio ngo amabanki yose arafunze. Ntabwo none kumuzi ko banki yakura amafaranga ku Imana nsenga hano ari nk'umuntu nzi ati ngo umupasoro mumureke nta mafaranga afite mureke tugende tujya hano. Ngiye kubona mbona ya community bari imodoka baragiye babwiza ni n'abatutsi tuvuga uko niko hanga rero ariko ntabwo ari umututsi buri Kagame n'umunyarwanda ntabwo ari umututsi buriya. Bakareba muri bangire bati murebe kira gihugu cyakize hasi abakana bakana ati buriya mu bikorwa byo kwibuka ati bafata abantu ku ngufu baze kwibuka ariko no kubeshya. Tujye tubakanya tubereke yuko abanyarwanda twunze ubumwe dushyize hamwe. Abo rero hafi abo abaturanyi bacu iyo ngengabitekerezo bacyayibiba. Ndi twebwe ninjye ni wowe kugira ngo tubarwanye. Ariko buriya ntabwo uzatanga message ku wundi utabanje kuyitangaho kwihereho twebwe ubwacu. Ese twebwe duhagaze dute? Arakoze umuyobozi. Karimo turavuga ngo ubwacu twebwe tuyirwanye tuyitsimbure muri twebwe aho dutuye tuzabiba imbuto nziza no muri bagenzi bacu duturanye. Rero turabashimira umuryango Ibuka, turabashimira abaturage ba Rukingo uko mwitabira ibintu biganiro. Tunakomeze gahunda yo kwibuka kino cyumweru. Hari gahunda yindi izakomeza mu rwego rw'akarere ka Kamonyi n'umurenge wa Kinyinya muri rusange. Icyahoze ari sekiteri Kamonyi tuzibuka itariki 12 hano kuri primaire, noneho 19 bakibuka icyahoze ari sekiteri Kinyinya kuri primaire. Barakoze cyane rero kwibuke twiyubaka. Arakoze cyabanye wacu. Tugize umugisha rero tubonye abashyitsi nubwo barimo kugenda bazunguruka ku masite bari uko ibiganiro bimeze, ariko ndagira ngo tubakire. Reka sabe rero umuyobozi wacu w'akagari Igire Ejuru ndetse azi hano twakira abashyitsi bari kumwe adusuhuze. Ntabwo yagenda adasuhuza abaturage yamurije imitima y'abanyarwanda barokotse jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Murakoze. Muraho neza.
isi yatuvukiye. Haleluya, haleluya. Tugashimira Imana ko turi amahoro. Turi kumwe rero na nyakubahwa perezida wacu wayoboka ku rwego rw'akagari, nagejeje mukamubona. Rero tugendana kandi turi kumwe na nyakubahwa chairman wacu wa RPF ku rwego rw'akagari Damascene, nagejeje mukamubona. Rero mwaganiriye icy'ingenzi nuko twibuka tuniyubaka, tureba aho tuvuye, tureba n'aho tugana. Abanyarwanda dusangiye amaraso, turi bene kanyarwanda. Amoko yaje bayashyiriramo kugira ngo badutandukanye. Abazungu bari abahanga, baratugabanyaga bakadutegeka bakadukoresha uko bashaka, ariko ibyo bifuzaho ntabwo babigezeho ijana ku ijana, kuko Imana yacu iratugomba. Tugomba rero kwibuka, kwiyubaka, dukomeza abakoze ku icumu ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umuntu wese agakomera agashikama. Niba ari uko tujya tworganiza mu mudugudu, waba afite ikibazo, niba ari ugusanirwa cyangwa ibikorwa twakora nk'abanyarwanda bo mu mudugudu wa Rukingo tukaba twabikora, ari ugusurana, kubana hafi. Ibyo byose ni ibikorwa bitureba muri iki gihe turimo cyo kwibuka. Rero n'ubundi turahorana, turabana, kugira ngo mbabwire dukomere kandi twifuze no kugera ku iterambere. Umwanzi yifuzaga gukora ntiyakigezeho, ahubwo twebwe nk'abanyakagugu, abanyarukingo, tugomba guharanira iterambere ryacu rya buri munsi, amanywa n'ijoro, kugira ngo turusheho kwiyubaka. Burya hari ikintu njya mbwira abantu, niba umuntu akubwiye ngo uragapfa nawe ukabona ko ugiye gupfa, ntabwo ari byo, ahubwo ugomba kumwereka ko ibyo yifuzaga kugeraho atagomba ugashikama. Niba uri umugore, umva ko ugomba kuba umugore, kandi igihugu cyacu cyahaye umuntu wese agaciro kugira ngo arusheho kugira icyo yigezaho. Rero mukomere, kandi nk'uko wari uvuze kanya, hari urugendo turi kujyamo rwo kwibuka. Twese turatumiwe kubana n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame, n'iby'igiciro. Nituza gusoza, yenda abantu bashobora kujya mu rugo bakagira icyo bikiranaho gato, ariko tugakomeza. Hanyuma hari abahoze bambaza ngo mbega ku itariki 16 nta kindi gikorwa giteganijwe. Bamwe ngo abantu barabyuka bafunga batuye. N'ubu nituva aha ngaha kanya mara gusoza ibiganiro, abantu barasubira mu nshingano zabo, bakomeza ubuzima bwabo uko busanzwe, kuko Minu Ubumwe yaduhaye umurongo. Nk'uko yabivuze, tuzagenda duhererekanya amakuru, twibukiranya wa gatandatu utaha ko urwego rw'akagari ka Kagugu cyahoze ari segiteri Kagugu tuzahura mu mashuri ya Kagugu hariya, aho tuzagira umugoroba saa 7. Hanyuma ku itariki 19 tuzara ku rwego rwa Kinyinya, kiriya gice cyari hoteli Kinyinya, niho tuzahurira, ubundi tuzarushaho guhanahana amakuru. Rero ndagira ngo dukomeze kubana nk'abanyarwanda bose, ntabwo uko twese turi bene igihanga wahanze u Rwanda, kugira ngo turusheho kubakana kandi dukomezanya gushyigikira ibikorwa n'iterambere ry'umukuru wacu w'igihugu tugeraho. Ubundi ishobora byose babarisha, dukomeze kwiyubaka. Murakoze cyane. Ufite abandi bandikiye ngo abagabo nubana tugiye kugira ngo turamere tukaje akadogo n'akabuhunde, kandi nabo baragute aho y'Imana. Barakoze umuyobozi wacu, tuzaniye abashyitsi kandi beza, turabashimiye kandi rwose turabahoboye. Bakomeje kugenda basura imidugudu yose uko igize akagari ka Kagugu uko ari 9. Urumva basigaje imidugudu 2. Reka sabe rero perezida wa njyanama bamperekereze, hanyuma twakire umusangiza w'ibiganiro igire hino, twongere tumuhe gahunda, ariko namusaba nk'iminota 10 tugahana ibitekerezo. Hari urubyiruko rurimo ahangaha bafite ibibazo bashobora no kubaza, hari abantu bakuru natwe turari tugomba kuba twabahumuriza cyangwa se tukabagira inama n'imyitwarire, kuko twagize abayobozi batoza urubyiruko gukora jenoside. Urubyiruko rwari icyo gihe nirwo rwakoze jenoside. Uyu munsi rero urubyiruko rwacu birakwiye ngo turwigishe kubaka igihugu aho kugira ngo bagisenye. Ibitekerezo
duhega iminota 10 kandi ibitekerezo. Murakoze kandi dushimiye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kagugu mu nshingano bafite zo kuzenguruka imidugudu 9 kuba natwe atugezeho akaduha ubutumwa. Imana imuha umugisha. ngira ngo rero umuyobozi uko abivuze hano twasangira ibitekerezo. hari ababa bakeneye kumenya ngo ndibuka 2020 Visi Meya wa Gasabo yagiye gutanga ikiganiro ahantu cy'amateka ya Jenoside, asobanurira rero abatoya, arababwira ngo amoko yari atatu. Abwira ko habaga Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Umwana arahaguruka abaza Visi Meya, aramubwira ati twumvise ko Jenoside yakorewe Abatutsi, Abahutu bishe Abatutsi, none ko abantu bari batatu, ati umutwa yari arihe ko atabakijije? Icyo kibazo kirakomeye, umwana arabajije kandi kirumvikana. Aramusubiza kuko abantu bose cyarabacanze aho ngaho, ariko yamusubije igisubizo kiri cyo kandi kizima. Aramubwira ngo Abatutsi n'Abahutu nibo bantu bari bafite ibitekerezo bifatika, bavuga ari kumvikana. Atari icyitwaga Abatwa bari barasigajwe inyuma n'amateka, niko babitaga. Ati nta bitekerezo byabo byumvikanaga. Ati niyo mpamvu rero batabashije kubakiza kuko batumvikanaga. Ariko dushimiye leta yacu ubumwe bw'Abanyarwanda ko yahuje Abanyarwanda n'abitwaga ayo mazina babaye abatejwe imbere n'imiyoborere myiza. Nagira ngo rero aka kanya uwumva yadusangiza ibitekerezo, umwanya tuwushyizeho. Murakoze. ejo ninjye kuko ari njye uriho, wakabaye ntiyashoboye kuhaba, gusa ntiyabyiteye, ahubwo ni Jenoside yakorewe. Ko wahira ikigunda cyo hasi ubu ufite takati yo kuba wabona urubingo, kuko urubingo ni rw'inka zirya zigahaga. Abona rero urubingo imbere, yagenda akurikiye urubingo, asanga niho hari umurambo w'uwo muntu. Icyo dushimira leta y'u Rwanda ni uko kugeza iyi saha umuntu wabikoze yamaze gufatwa. Ni ikintu cyadushimishije cyane. Nkongera rero gushimira ko hano muri Rukingo rwose iyo urebye ubona, kuko ngerageza kuzenguruka igihugu cyose, iyo ugeze nko muri Nyanza ubona hari ahantu hagiye haba ubwicanyi buteye ubwoba, ukabona imiryango yazimiye myinshi cyane. Nko muri aka gace k'ahantu inkotanyi zatinze kugera, imiryango yarazimye pe. Ugasanga umurenge wose kugira ngo wabona ikintu cyitwa umugabo, izina umugabo ari ikintu gikomeye cyane. Kugira ngo ube wabona nk'urugo rurimo abantu batatu cyangwa abantu bacitse ku icumu, ugasanga ni igitangaza cy'Imana. Ahantu inkotanyi zatinze kugera bahuye n'akaga gakomeye cyane. Dushima Imana rero ko inkotanyi zadutabaye kandi zikatugeraho kare. Ku kintu rero kijyanye n'urubyiruko n'abana, muba mwatanze amahirwe ngo babaze, ariko bakabaye babaza, ariko ntabwo basa nk'abafite ubwoba, ntibanatinya. Njyewe ndi umwana muto, urumva Jenoside yabaye ngira ngo mfite imyaka 8, nibazaga ibintu byinshi cyane. Ndabaza ngera ubwo ngera kuri Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, nigeze no kubaza Karugarama, icyo gihe niwe washyiragaho amategeko. Bari bafite ukuntu nyine bakora, ariko bagakora nk'aba
bushake abantu badahembwa. Icyo gihe rero minisitiri wa justice yari Tarisisi Karugarama. Ndamubaza, wowe nk'umunyamategeko kandi nk'umuntu mukuru w'inararibonye, ati ibyo koko gacaca yagiyeho iki, ariko nk'abantu b'abanyeshuri baba bafite ibibazo byinshi cyane wibaza, noneho nza gutinyuka ndamubaza nyine ndi umwana, mbabari ubwiza ukuri iki abatutsi baba barakoreye abahutu ku buryo babica muri ubu buryo. Arambwira ati ntacyo mu buryo bigaragara byatewe n'iki, ati n'ubutegetsi bubi. Muri icyo gihe nari umwana muto cyane, ariko nkagira amatsiko yo kubaza. Ngeze i Butare ngira amahirwe yo guhura na General Mubaraka, ubu niwe mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Nawe yakoresheje ikiganiro n'abarimu b'abanyeshuri bose, nza kumubaza, ndamubwira barambwira ati Rwarakabije ataha waramubonye? Ati ntamubonye. Kuki mutamurashe? Ati reka reka, ati ntabwo ari uko abasirikare bakora. Ndamubaza, Rwarakabije waje mu wacengeza akica inkotanyi zingana kuriya, mukarwana nawe mwagira amahirwe yo kumubona kuko ntimumwice? Ati ntabwo ari uko igisirikare gikora. Ati nagira ngo umenyeshe ko wari na fande wanjye ahubwo nanamusariti. Icyo gihe yahoraga mu majyepfo, we Rwarakabije aje we yabonye inshingano mu rwego rw'igihugu, nubwo yari ipeti ishobora kuba ryari rimwe, ariko we afite inshingano mu rwego rw'igihugu, undi we ayobora intara. Icyo nshaka rero gushimira leta ni uko cyaha ni gatozi, twese turishimye muri iki gihugu kandi amahirwe arangana. Mu gihe mbere rwose pe amahirwe ntabwo yanganaga, amahirwe yanganaga kugeza no kugira ngo no ku muhinzi wo hasi uko yahembwaga, bavugaga ko hari ukuntu abahutu bashobora kuba baragiraga imbaraga zo guhinga cyane kurusha abatutsi, no mu murima niwe wahembwa amafaranga angana. Nkashimira rero rwose aka gace tubamo, ubona ko bari raporo y'ahandi, hano nta ngengabitekerezo ihaba. Ikintu cyo gushima Imana, iyo ugeze nko muri Nyanza nko mu murenge wa Rwabicuma, baragambana mu tubari, abantu bakavugana na nyirakabari bati uyu muntu runaka iri joro ukoresha ibishoboka apfa. Ugasanga nk'abantu mu tubari, ugasanga abantu b'abagabo bacikacumu barashize pe, bashiriye mu kabari, ukajya kunywa icupa nk'uko icupa nk'abandi bose, ariko amahirwe yo gutaha akaba make. Nshimira Imana rero rwose pe, kuko dutuye hano ni ukuri nta n'umuntu ujya, turi abanyakigali, nta n'umuntu ujya amenya ngo uyu ni iki, uyu ni iki, reka reka, ni ishimwe ry'Imana. Ubwo rero ntabwo nkunda kuvuga, ariko iyo mutanze amahirwe yo kugira ngo abantu baganire, hakabura umuntu ufata mikoro, ngenda ayifata. Mwakoze rero kwanga kuyifata kugira ngo nyifatire. Imana ibahe umugisha. Yarakoze umuvandimwe ku makuru ndetse n'ibitekerezo dusangije, ariko gahunda ni ya yindi, dukomeze twibuka kandi twiyubaka. Nagira ngo rero nta wundi twaha umwanya ni n'urubyiruko rwose. Ni byiza gusangira ibitekerezo, ariko n'abatoya bakagira icyo babaza kugira ngo abakuru b'inararibonye, niyo mpamvu habaho ibyiciro by'ingamba, hakaba ibirezi, hakaba imbuto, ndirira-rugamba, ngo hakaza indahangarwa, ingobokarugamba, hakaza n'inararibonye. Karibu nshuti yanjye, amazina yawe n'icyifuzo n'icyo ubaza. Amazina yanjye nitwa Elifesi Meo, muri hano hepfo mu mudugudu wa Rukingo,
cyane sibyo ariko ndabashishikariza kutazakora ibyaha kubera ko hari ahantu ku ishuri ngo barigisha nuko kwicaraza ariko sibyo ntimuzongere gusubira mu byaha byatuma mujya mu bigo ngororamuco ntabwo ari heza sibyo ariko nyine ndizera ntashidikanya yuko igihugu cyacu kimaze kugera kuri heza aho turi kubahoyamo inzangano tugakomeza kubigisha ngo uri iki n'iki uri iki n'iki kandi turi kwigisha dushaka ko u Rwanda ruhinduka u Rwanda. Leta y'ubumwe yaricaye idukorera irangamuntu nziza zitarimo amoko nk'ayo twahozemo kera muri leta yakoze jenoside. Umuntu afite irangamuntu ye yanditse n'izina rye, akarere n'umurenge yayifatiyemo, nta nubwo ari akarere avukamo, ni umurenge yayifatiyemo. Buriya abenshi hari igihe ubona handitseho Kinyinya Gasabo ukagira ngo avuka muri Kinyinya. Oya, umunyarwanda yemeye gutura aho ashaka hose, aho uri rero uhafatira irangamuntu. Ubwo rero ikibazo yaratubajije nahumure kiriya kizarangira, kuko abahagaritse jenoside n'uyu munsi baracyariho. Leta y'ubumwe yahagaritse jenoside n'uyu munsi irahari kandi irakataje. Dukomeje kwigisha abanyarwanda kugira ngo tube umunyarwanda, wiyumvemo umunyarwanda, urebemo umuntu mubone nk'umunyarwanda, ntumubone mu isura umubonamo. Turi abanyarwanda. Ubwo rero bahumure rwose, icyo kizarangira, kizakemuka. Kandi iyo ugereranyije muri uno mwaka wa 31 jenoside ihagaritswe, uko ingengabitekerezo yagendaga ikura ku kigero, igenda igabanuka. Ntabwo igenda ijya hejuru, ahubwo igenda igabanuka, igenda ishira mu banyarwanda bitewe n'uko tugenda twigisha abanyarwanda gahunda ya umunyarwanda, tukabigisha ubumwe n'ubwiyunge. Wenda ku yindi ngingo n'umwana yarabajeho umukobwa uvuye hano, tujye tubaha akanya ngo babaze ibibazo bumva bafite. Mbasabe rwose, usibye wenda n'uyu munsi cyangwa se muri iki gihe turimo cyo kwibuka, iki cyumweru turimo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, njye mpamagara urubyiruko kenshi ngo baze tuganire ku mudugudu mu gihe runaka nkababura. Abayobozi b'urubyiruko bari bicaye hano, nta kindi mbahamagariye, mbangira ngo muze tuganire, mumbaze ibibazo byose mushaka. Mba ndi kumwe n'abasaza bakuri mugora w'umuryango, mba ndi kumwe n'inararibonye ziri mu mudugudu, nkabahamagara ngo muze tuganire, urubyiruko nkarubura. Mbahaye rero uburenganzira, ahubwo noneho mwebwe nk'urubyiruko nimunshake, noneho ujye mumbure turebe. Njye mbahaye uburenganzira, komite y'urubyiruko zirahari, ku rwego rw'ubuyobozi hari CNG, ku rwego rw'umuryango hari urugaga rw'urubyiruko. Nimukoranye urubyiruko rwose, noneho ujye muvuga muti mwambuze. Nanjye nubwo mumbona gutya ntago ndi umwana, ndi mukuru amateka ndayazi, kuko ntavuze byinshi ku amateka ndayazi. Binababwira amateka y'akagugu hano, iyi kagugu ndayizi, ariko kubera imiyoborere myiza murabona ahantu twicaye, hari urutoki rw'ingagare runini cyane. Iyo imvura yagwaga umuntu yabonaga aho yugaga munsi y'isi. Ayo yose ni amateka umuntu aba afite. Ubwo rero urubyiruko rwose tubahaye uburenganzira. Njyewe bahamagaye kenshi, urabona iyi manda imyaka tumaze ngiraga igiye kugera ku myaka 4, mpamagaye mu rubyiruko inshuro nyinshi, simbabona ngo muze. Hakaza 2, hakaza 3. Uhagarara urubyiruko rero ari muri CNG, ari mu rugaga, mutegura icyo gikorwa, mumbwire, mpamagare abasaza b'inararibonye bahaze tubaha ibiganiro byimbitse, tubigisha amateka, munatubaza ibibazo mushaka. Murakoze. Reka mpe pasiteri asubize na cya kibazo cya turikuwaze, asobanurire wa mwana w'umukobwa turikuwaze icyo ari cyo. Pasa, twari tuvuze ngo reka n'uyu musore abaze
wasanga byose uri budufashe kubisubiza ukabisubiriza rimwe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kwitonda Placide, mu rugo ni Nyagatare, ariko hano mari kubera impamvu z'amasomo. Iyo turi kwiga amateka buri munsi baratubwira ngo impamvu ya mbere yateye jenoside ni ukubera ubuyobozi bubi. Ariko njyewe uvukiye muri Uganda, ntabwo nagize amahirwe yo kuvukira mu Rwanda ngo mbimenye neza. Ndibaza ni cyangwa se nshaka kubaza ikibazo kigira kiti, ese ko mu buyobozi bw'u Rwanda hariho igice kimwe gishinzwe gushyiraho amategeko, ikindi kikaba gishinzwe kugenzura amategeko yashyizweho, ikindi kikaba gishinzwe guhana abarenze kuri ayo mategeko yashyizweho. Ese nabaza ni muri izo leta zabanje ibyo bice ntabyabagaho kugira ngo babe barashyizeho amategeko byibuze yabasha guprotekitinga ibyo bintu byari bigiye kubaho? Murakoze. Arakoze Pacifique abajije ikibazo cyiza. Nagira ngo rero Pasiteri yaradufasha gusubiza kugira ngo mu kanya twumve n'ijambo rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika amasaha ari kwegera. Murakoze. Akoze uriya mwana wacu umukobwa ikibazo yabajije, yashatse kumenya icyo bavuga, icyo bita zone turquoise. Iyi zone turquoise yashyizweho n'umuryango w'ubumwe umuryango w'abibumbye niwo washyizeho iyo zone turquoise mu rwego rwo kuvuga ngo ni ahantu abantu bagomba guhungira, abantu bagomba kuboneraho amahoro. Iyo zone turquoise yabaga muri Gikongoro, Cyangugu n'igice kimwe cya Kibuye. Icyo gice kimwe cya Kibuye ni hari Rubengera, niho nababwiye ko ariho nge nagiye marahi icyumweru. Iyo zone turquoise nanone yamaze amezi 3 gusa. Nyuma y'amezi 3 byari birangiye kuko inkotanyi Imana ikomeza zikoreshe byose ibyo bibwiraga byahindutse ubusa. Nongere mbisubiremo, zone turquoise yashyizweho na Loni kugira ngo noneho ngo abantu bakungiriyo babona amahoro. Niyo wari umugambi ariko sous prétexte hari Abafaransa bari bibwe bagamije ndashaka kwinjiramo cyane uyu mwanya, sibyo? Murakoze. Hanga inyunganizi. Zone turquoise nibyo yabivuze, yari hari Gikongoro, hakaba Cyangugu, hakaba na Kibuye. Ubu ngubu ni mu turere, hari akarere ka Rutsiro, Karongi, hakaba Nyamasheke, hakaba na Rusizi, Nyamagabe na Nyaruguru. Ariko icyari kirimo muri zone turquoise n'Abafaransa babagamo bavugaga ngo na action humanitaire y'Abafaransa. Byari byakomotse kuri perezida w'Abafaransa bitwa Mitterrand. Yari afite bagira ngo arafite igihango hagati ye na Habyarimana, ndetse Habyarimana muzi ko yakoranaga na Mobutu icyo gihe. Rero bose bari bifatiye cyane ku n'Abafaransa bajemo cyane bonyine, hari abandi bantu bari barimo icyo gihe. Kugira ngo nkuko yarabivuze yamaze icyo gihe cy'amezi 3. Utwo duce rero kugira ngo twari tuvuze Gikongoro, Cyangugu na Kibuye. Uturere turimo natwo twari tumaze kutuvuga, reka tutaza kumara umwanya kuko hari ijambo batoza gukurikirana mu kanya. Murakoze. Metere James arakoze. Ariko hari icyo nagira ngo ukomerezeho uramusore nibyo ikintu gishoboka kirimo, ntabwo jenoside yaba leta itabigizemo uruhare. Niyo mpamvu n'abangaba bari gifite ingengabitekerezo ya jenoside, leta irabakurikirana. Kandi mwabonye yuko n'abari mu kugenda bicwa mw'iki gihe barabahiga kugeza bababonye. Nuko leta irwanya, leta dufite irwanya ingengabitekerezo ya jenoside, irwanya jenoside. Jenoside yabaye rero muri 1994 ni leta yayiteguye. Leta niyo yagiye ibyigisha, niyo yagiye yigisha
ikintu cyaberaga Nyagatare icyo wasangaga cyabereye hehe icyaha niho cyangaga cyabereye mu kandi karere bikumvikana yuko ba bandi bari abayobozi bose nibo bagiraga gute nibo babikoraga. Murakoze, reka dukurikire ndumva ijambo rigeze. Murakoze cyane, reka dukurikire ijambo ry'umukuru w'igihugu. Mwiriwe neza mwese. Ngira ngo biroroshye ndakugira aho mpera. Ndahera ku mateka Bizimana yatubwiye. Arambuye afite ibimenyetso ashingiyeho, ariko ndagira ngo mbanze ishimire mwese abari hano mwaje kwifatanya n'igihugu n'abanyarwanda, cyane cyane mwebwe abaturuka hanze mu bindi bihugu cyangwa bihagarariye hano mu gihugu cyacu. Ndabashimira kuko kenshi ko dusigaye tubibona ko bisigaye biri ukuri ntabwo kukigenderwaho, nacyo gituma, ariko reka mvugane, hari umuntu w'inshuti yanjye wigeze kumbaza atari ko wowe nk'umuntu ubaho ute ugahuza bimwe ndaza kubivuga mu rurimi rw'amahanga, arambaza ati ubaho ute ugahuza the dark past and the cruel present. But how do you manage that? Ariko uko nabyumvaga ntabwo ari igihe yabazaga gusa, yabazaga u Rwanda, uvuga ngo u Rwanda mubaho muti with a very dark past and a very cruel present. Icyo namushubije nuko from the beginning we were under an illusion that the two were siblings and we had to deal with them as such. You have to deal with the cruel present
knowing that it is very, very much related to the dark past. They are inseparable. So for us, we have a choice to make. You are either crushed in between and you stop existing, or you stand up and fight. When people are saying in the testimony that you know, the hope they have, and that what happened here 30-something years ago will never happen again. It won't be because of those who were responsible for that dark past. Will not try again, or are not even trying now again. It will not happen again just because there will be people who will stand up and fight. It's not because fewer people who wish to perish or would have wished us all to disappear, this country to disappear. But how can people accept that? How can people not stand up and fight? Aze abagezeho gahunda z'iki cyumweru muri gahunda yo kuguma twiyubaka amuha umwanya akongera agatambuka kubagezaho amatangazo. Mbaje kubashimira ubwitabire bwanyu kuboneka hano kugira ngo dukore iki gikorwa cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ndabashimiye kandi mukomeze kuba hafi y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994, tubahumurize, tubabungabunge, aho kugira ngo tubakomeretse, ahubwo tubabwira amagambo meza yomora yo gukomera. Nk'uko intego cyangwa se insanganyamatsiko igira iti twibuke twiyubaka. Amateka ya kera yaratambutse, ariko tugomba guheranwa n'agahinda, ahubwo tugomba gukora tukubaka igihugu cyacu, tukacyubaka tukagikomeza. N'amatangazo nyine ngira ngo mbagezeho nk'uko mwabyumvise mu buhamya Desire yababwiye, kandi nanjye nabivuze, dukomeze kurangwa na discipline, kandi abaturage ba Rukingo twirinda amagambo nyine akomeretsa cyangwa se ingengabitekerezo mu tubari. Nta tubari twemerewe gufungura ku manywa nk'uko dusanzwe tubibabwira. Akenshi usanga umuntu yamaze gufata agacupa
atabasha kwikontorora, abenshi n'ibikontorora ugasanga bari guteza ibibazo. Ubwo rero ntituzumve amagambo mabi y'ingengabitekerezo mu tubari nk'uko ntayasanzwe ari muri rukingo, ariko ntituzayumve. Abantu bikontorore muri iyi minsi nk'uko basanzwe bikontorora. Ikindi tukiva hano, bisi ziri ku murenge ziri gutwara abantu kuri arena hariya i Remera, aho turi bukomezanye n'uyu muhango ku rwego rw'igihugu. Ubwo rero bisi zirahari, urubyiruko cyane cyane mbasabe muhite mukomereza hariya kuri ku murenge, amabisi arahari ari gutwara abantu, ariko n'abakuru twese turararitswe, bisi zirahari ziri mu batware kandi zikabacyura. Kuwa gatandatu rero saa 7 nk'uko umuyobozi w'akagari yababwiye, ndabibutsa tuzakomereza iki gikorwa no ku GS Kagugu, hano kuri primaire ya Kagugu, ariko urugendo ruzahagurukira hano hepfo kuri Burende, niho tuzahagurukira dukora urugendo, hanyuma tugere hariya Kagugu saa 7, aho tuzamara amasaha 3. Ubundi ikiganiro kigomba kureza amasaha 3 cyangwa iki gikorwa. Ubwo rero mbararike abaturage ba Rukingo nk'uko musanzwe mwitabira, tuzitabire turi benshi icyo gikorwa, kandi muri discipline dukomeza kwitwara neza. Nongere sabe ari cyamani ari inzego bwite za leta, dutegura umunsi tuzatumeho urubyiruko bushye ko rufite ibibazo, ushake n'inararibonye zize zibaganiriza ku buryo iki kiruhuko batazasubira ku ishuri tutabahamagaye. Bishyire mu imbaraga, bazaze tubaganirize, batubaze ibibazo bashaka kubaza byose, ibyo badasobanukiwe byose bizatumira abasaza bose bazabe bahari, hanyuma tubaho umwanya. Reka dusoreze aha ngaha rero, murakoze, Imana ibamugishe. Twibuke twiyubaka.